Abakunzi ba Byose Hanze TV tubanje kubasuhuza aho muri hose impande enye z'igihugu no hanze y'igihugu kandi turabakunda cyane. Hano rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane bamwita KEZA. Ngira ngo murabibona uburyo yambaye neza n'ijisho ryanyu rirabibona mwese. KEZA makuru neza. Umeze neza? Meze neza. Ninde rero gukorera makeup kubona wa uraka urasana bike kwera? Umuntu wamureye makeup nta wundi ni njyewe. Nijye bwanjye wikorera makeup. Sure. Ahubwo nabandi bangana nkabakorera. Harahiye ko gukora ibintu neza. Uki? None abantu bose bakugane ubakorera ibintu byiza. Cyane. KEZA ko wabuze muri iminsi usigaye ugiye mu duki ntabwo kiboneka uri bize cyane. Ugiye mu duki ku buryo umuntu wese wakubuze yamenya ibintu wahahugiye ubu ko abantu benshi baragukunda bakeneye kumenya ugiye mu biki muri iki gihe. Muri iki gihe rero urabona tuvuye muri lockdown nta bintu byose nyine abantu twatwiruka mu bintu byinshi. Okay. Rero nishimiye kuba nongeye guhura nawe urabizi ko ngukunda cyane. Urabizi ko abantu bose babirwa batubaza KEZA bahe KEZA bahe. Kandi ariko tuzamuzana bantu banje KEZA twamuzanye hano. Muri kumubona mwese. Ibyo ni byanyu sindi vuyemo. Okay. Ari ibibazo rero nkabiri nshaka kukubaza. Witeguye kunsubiza? Yego. Nditeguye cyane. Ibibazo binundi ibisubizo byawe n'undi biba hafi. Fo. Okay. Mbare ikintu ushaka kubaza. Cyambere. Ikibazo cyambere kiravuga ngo. Sike kuba cy'abakobwa b'iki gihe. Basigaye bakora bakajya imyaka 40, 30, 35 batarashaka. Biraterwa n'iki? Abahungu nuko babuze, abahungu nuko nabo badashaka gushaka. Ese kuki abantu bari gutinya kugira ngo bubake bagire umuryango? Biraterwa n'iki? Ikintu cyambere kiri kubitera. Mani baravuga ngo ubundi kera urukundo rwarimo. Niba ubwo bararuvuye simbizi. Ubu none usigaye ureba. Wego kusigaye ureba umukobwa asigaye areba ahantu hari amafaranga. Umuhungu nawe akareba ati nta mukobwa niba afite ibi nibi tugomba gukundana ukagera kuri ibi. Ugasanga rero hari igihe nyine umwe wenda wa wundi udafite nyine nayo mafaranga kwa kundi umukobwa we yaravukiye mu muryango utayafite agumirwa. Nicyo kiri kubitera. Nicyo kiri kubitera. None se mu by'ukuri wowe ubitekereje ubona byakagenze gute? Byakagenze gute? Niba koko umukobwa ari kureba akavuga ngo ndareba umuhungu ufite amafaranga. Ese amafaranga ni rwo rukundo, amafaranga niyo yubaka, amafaranga ni wo mutima, wewe wumva byakagenze gute? Umvureka mbwese nabwo ngo byakagenze gutya. Ariko amafaranga ni meza, sibyo? Amafaranga erega reka mubwire. Nese ngiye na kandike kwivuga reka tuvuge. Oya bivuge ariko bivuga abantu bose babimenye. Nese ngiye reka tuvuge ndakubandi. Wenda hari umuntu. Oya none twagiye kuri wowe. Wowe noneho bimeze ari turabibona gute? Tureke no kureba abandi wowe. Oya ni wowe. Ubu none niwe turi kumwe. Njyewe ku giti cyanjye. Ari amafaranga. Amafaranga kubisayita horo, sibyo? Urumva? Kandi sugoko. Amafaranga urayavuga ntabwo yazi. Mani njye ntabwo urugero. Urumva? Rw'abantu mani batunze amafaranga urumva babayeho neza. Mani niwe baba batabayeho neza. Sibyo? Ariko bayafite mani nabirenze. Njye nyafite nkajya naha mu rugo mva ati mfite amafaranga yanjye niyo hashya. Hagashya ariko nyine nyafite. Hakuze imani gutaha nta giceri cy'ijana umwana akubwira ngo mangu ndashaka ngo biswi ukareba umugabo nawe akareba umwana mani. Njye bya bintu amafaranga naye amafaranga nimeze mani naje teme inzarite mama. Harahiyeko. Nguki? Wese urayanga. Kubera iki suri hano? None se kubera iki reka nkubaza? Kubera iki udashobora kwemera bakunda n'umusoro gukunda, sibyo? Amafaranga ko muyashaka no kuba mugiye kubaka ubuzima ariko mukubaka umuryango. Siyo mpamvu mugenda mugahera iwanyu mukarinda mu myaka 40. Ko icyo kibazo ubundi narakubaza. Nta kibazo. Tuzabanze dushaka ayo mafaranga mbere yo kubaka uwo muryango. Mani uzi kubaka umuryango nta n'igiceri cy'icu. Amafaranga ni meza, amafaranga yambe ni hahandi uzasanga mani umwana w'imyaka 25 urumva ari kumwe n'umuntu byaye papa we.
kubera iki amafaranga none tuvuge yuko umuntu w'imyaka 60-80 ke ufite imyaka ingahe tutabeshye nta kibazo bigaragara we uri umwana sibyo bigaragara uri umwana muri imyaka 35-40 afite amafaranga kebo ibintu byose ubu yaza akagutereta akagushyira mu rugo ukabyemera wambabarese ukamapasa ndakwinginze kugira ngo wumve urwego ahantu ruba rugeze nkoreye none reka nkubwize ukuri ibintu nkoreye urumva kunguki nabizima pasi mubita pasi fati kure yo nese isere cyangwa kugana ahubwo 60 n'imiceye nka 70 n'umuntu uzamumwe uno kuvango urukundo rwimuye amafaranga yimuye urukundo mu mitima y'abantu muri make oya rwari rurwaye rwarimuye kandi ubu ngubu bararuvuye ubu rurareba urukundo ruri kura kwifungo kubeshe kwifungo oya twese dukunda amafaranga sibyo nubwo uri kumbwira gutyo nawe urayakunda oya nese kubera iki wowe utagenda ngo uryame ngo uvuge ngo zaba njya kuyakora ejo bundi ryari ukabyuka none se reka nkubaze si amafaranga kamaze nkubaze ubu ufite ubwo butunzi bwose sibyo ariko umugabo aza kubyutsa kubita niyo modoka yawe kwirukana buri kanya ari musimbuka abaturanye nta mahoro sibyo mufite n'abana banyu ubwo burere babureba uburyo mwirwa muguruka na wa muntu ubasha kugenda nashaka bakora ubuyede n'umugabo we baza bafitanye amahoro wahitamo iki umva yaho bita yashaka kumena amatwi akayamena erega niyo umuntu afite amafaranga niyo mwarwana ntabwo yagukubita nk'umufundi sibyo umuntu ufite amafaranga ntabwo yagukubita mana si ubwo koko nyine yagukubita ariko narubwana gukubita nyine yagukora nk'ikintu kikwabaza ariko amafaranga nyine ukayarya none se ke mu by'ukuri nk'abakobwa bagenzi bawe ni iyihe nama wabahereza y'umunsi sibyo bose bari kubireba iyo nama ibagereho kandi yagenda ikabahindurira ubuzima wabagira inama ki nk'umukobwa utari washaka kandi ukabuziranye n'abakobwa benshi nabo batarashaka sibyo wabagira ihe nama y'ukuri nziza yabubaka ikabafasha mu gihe kizaza inama rwose nabagira mana yanjye ni ukuba maso urumva bagakanguka ibyo bintu ngo by'urukundo ngo igikwe mani urabikora ubukwe nta n'ijana umusore ni umuyede mani oya mani nakudohoka mani mw'abakobwa mucane ku maso ushaka abasore bafite amafaranga urumva nakudohoka pe kugira niyo nama nabagira guki zikiuzi ko nzi ko ari ibintu biri ko nzi ko ari imikino urimo urumva ntango nyine ariko ubu ntakudohoka barebe abasore bafite ifungo abatari fite rwose ntibemere no kubavugisha ntakudohoka nanjye nta myaka 100 mana yanjye nibyo bakunzi ba byose hanze TV rero murumva yuko umuntu bita KEZA be rwose ntakudohoka amafaranga imbere murumva yuko amafaranga yimu rukundo mu mitima y'abantu